waba warigeze ugerageza kwinjira nko kuri website cyangwa platform runaka waba ukifungura ugahita ubona error message yanditse mu buryo bw'amakode cyangwa se izo twita error code message, nk'iyaba yanditse nka 404 ikubwira ngo not found cyangwa se bakandika 500 ikubwira ngo internal server error. Niba warigeze uhura nabyo, iyi video irakureba, kuko muri iyi video ngiye kukwereka icyo ayo makosa asobanuye ndetse n'uburyo wayakosora. Niba utarakora subscribe cyangwa ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, banza ukore subscribe, ujye muri comment unatubwire n'ikindi twazagufasha muri video yacu ubutaha, kandi ntibagirwe gukora share kugira ngo isangize n'abandi. Reka duhere kuri error iba ifite imibare ya 4 n'amazero 2, iyo bita bad request. Ibi bivuga ko server itashoboye gusobanukirwa icyo wasabye cyangwa icyo wayisabye kubera ikibazo cy'imyandikire. Bivuze ngo wanditse wenda nabi, ibyo warugiye kwandika wabyanditse nabi, icyo twita syntax error. Bishobora guterwa nuko wanditse nabi URL cyangwa se icyo twita cookies zarangiritse. Nuvuga ngo URL ni rya magambo wandika hejuru ugiye gusacinga, nk'urugero ukandika y3.tiktok.com. Iryo jambo wenda wibeshye ukandika nabi cyangwa se ukibeshyamo ugashyiramo nk'umubare utarurimo, icyo gihe niho uhita ubona message ikubwira ngo bad request. Akaba indi error ya kabiri iza yanditse 401 cyangwa 401, iyo ngiyo yitwa unauthorized. Iyi error iba mu gihe uri kugerageza kwinjira kuri website cyangwa platform ariko nta burenganzira ubifitiye. Icyo wakora, reba niba winjiye uko bikwiye cyangwa se niba ufite uburenganzira bwo kwinjira kuri ya website. Nuvuga ngo iyi error uyibona mu gihe washatse nko accessinga website ariko udafite uburenganzira bwo kuba waka-accessinga. Error ya gatatu ni error iba yanditse 403 cyangwa se 403. Iyi yitwa forbidden. Hano ni mu gihe server yanze ko kuri iyi error ni mu gihe server yanze kuguha uburenganzira bwo kuba wakinjira kuri iyo website cyangwa se iyo platform, ariko ibyo wayisabye ukaba wabyanditse neza byose nta n'amakosa arimo, ariko server yo cyangwa server ikaba yakwangira kwinjiramo, ikaba yakwangira kwinjira kuri iyo website cyangwa kuri iyo platform. Ibi bikunze kuba igihe udafite uburenganzira bwo kubona ibyo wasabye cyangwa se mu gihe udafite uburenganzira bwo kuba amakuru gushaka wayahabwa. Error ya 4 inakunda kuboneka cyane niyo bita not found, iba yanditse 404 cyangwa 404, yitwa not found. Iki ni kimwe mu makosa akunze kugaragara, bivuze ko website cyangwa platform ushaka kwinjiramo itakibaho cyangwa yahinduwe. Nuvuga ngo iyi error ibaho cyangwa se ni message mu gihe washatse ko accessinga nka website wenda barayihinduriye URL cyangwa barayihinduye uko yakoragamo. Muri make mu gihe iyo website yaba itakiriho cyangwa yaba yaravanweho, uhita ubona iyo message yitwa not found. Icyo gihe ikintu ugomba kureba niba iyo ya URL wayanditse neza cyangwa niba iyo website ikibaho cyangwa igikoreshwa. Error yindi ibaho ni ya 500 ivuga ngo internal server error. Internal server error, iyi error ibaho mu gihe server yagize ikibazo gitunguranye kandi ntishobore kugusubiza ibyo wayisabye. Iki ni ikibazo akenshi kiba ku ruhande rwa server ya website, ntabwo aba ari ikosa ryawe. Ni ukuvuga ngo iyi error iyo uyibonye akenshi ni website ifite ikibazo, ntabwo ari wowe nk'umukiriya wowe ufite ikibazo. Tukajya kuri indi error yitwa gateway timeout. Gateway timeout ni error iba yanditse 504. Iri ni ikosa riba igihe server itaboneye igisubizo ku gihe kivuye ku yindi server. Nuvuga ngo icyo twita gateway ubundi icyo twita gateway ni server cyangwa se computer ikora nk'ihuriro hagati y'umukiriya ari we wowe ndetse n'izindi server. Nuvuga ngo gateway ni nk'umuhuza hagati yanjye ibintu ndi buze kwandika ndi gusaba ya server ndetse n'indi server iraza kubivanwaho. Nukuvuga ngo iyo gateway ishinzwe gutanga nukuvuga ngo ihuza umukiriya ndetse n'izindi server zishinzwe gutanga service cyangwa amakuru. Iyo wohereje icyifuzo cyangwa request yawe, gateway igira uruhare mu kohereza icyo cyifuzo cyangwa se iyo request yawe ku
kuri seriveri ijyanye no kugusubiza. Iyo niyo twita gateway. Tukagira indi ereri ya 502 ariyo twita bad gateway. 502 iza yitwa bad gateway. Iri kosa riba igihe server imwe itabonye igisubizo kizima kivuye ku yindi seriveri. Nk'uko twabivuze, gateway irumva ihuza umukiriya naho ari gusaba amakuru. Bivuze ngo icyo gihe niba gateway mu gihe seriveri imwe itatangiye igisubizo ku gihe cyangwa se itatanze igisubizo yasabwaga, icyo gihe nibwo habamo bad gateway. Akenshi ni ikibazo cy'igihe gito. Ibi bikunze kuba ari ikibazo cy'igihe gito hagati ya seriveri. Ni ukuvuga ngo ntabwo bitinda, bishobora kubaho nonaha ariko nyuma y'igihe runaka wagaruka ugasanga byakemutse. Noneho hakabaho irindi kosa twita service unavailable, cyangwa se serivisi mu gihe serivisi washakaga itabonetse, iba yanditse 503 cyangwa 503. Iri ni ikosa rivuga ko server iri gukoreshwa cyane cyangwa iri gukorerwa maintenance. Muri ako kanya uba usabwa kongera kugerageza nyuma y'igihe runaka. Ni ukuvuga ngo niba ugerageje kwinjira kuri website runaka cyangwa platform, muri ako kanya ikaba iri gukorerwa maintenance cyangwa se itari gukora muri ako kanya, iri gukoreshwa cyane, icyo gihe uzabona iyi message ivuga ngo service unavailable. Nk'urugero, nko mu gihe nk'amanota y'abana yasohotse, nk'abakoze mu wa gatandatu, murabizi ko website hari igihe imara umwanya itari gukora, wagerageza kwinjiramo bagahita bakubwira error ngo service unavailable. Icyo gihe nuko website iri gukoreshwa cyane, noneho wagerageza kuyaccessinga nawe wenda waje nyuma, bikarangira bakubwiye ko itari kuboneka, ariko burya aba ari ikibazo cya tekinike cyangwa se website baba bari gukora maintenance, biba biri bwongere bikagaruka. Yes, ubu tumaze kubona amakosa yose ndetse n'icyo asobanuye. Noneho tugiye kureba n'uburyo wakosoramo ayo makosa. Uburyo wakosoramo ayo makosa: ikintu cya mbere, ukora refresh kuri iyo page wari uriho, cyangwa ukongera kugerageza nyuma y'igihe runaka. Nuvuga ngo ura refreshinga cyangwa se ukongera ukandika bundi bushya ukagerageza, cyangwa ukaza kuba ubiretse ukongera kugaruka nyuma. Ikindi ukora urareba niba ya URL amagambo wandika hejuru muri search niba wayanditse neza. Ikindi wasiba cookies cyangwa se cache za browser yawe ukoresha. Ikindi ugomba kureba niba iyo website cyangwa platform ifite ikibazo muri rusange, niba atari wowe biri guturukaho. Niba uri kugerageza kujya kuri website ukabona biri kwanga, ugashaka n'amakuru ukamenya niba ari ikibazo kiri rusange n'abandi ariko bimeze, cyangwa se ari wowe ari ikibazo kiri ku ruhande rwawe. Nk'urwo rugero nari ntanze rw'uko mu gihe amanota y'abana yasohotse, mu gihe cyo ukaba ushobora kujya gushaka amanota y'umwana ukabona ntibiri gukunda, icyo gihe wenda hakaba hari abandi bari kubikora bikemera. Hari igihe wenda bishobora kuba ari ikibazo cya internet yawe, cyangwa se ari wowe ufite ikibazo ariko atari ikibazo cya website muri rusange. Ibyo nibyo ugomba kumenya. Cyangwa se ikindi wakora, ugomba guhamagara ababishinzwe niba ikibazo gikomeje kubaho. Niba iyi video igufashije, jya muri comment utubwire, kandi ntiwibagirwe gukora share kugira ngo uyisangize n'abandi.